Yes, turabasuje cyane nyita Tize Rwanda, nyita Zebra y'ibara rimwe, nyita Black Eagle cyangwa se Kagoma y'umukara, nyita Best Entertainer hano muri showbiz y'u Rwanda. Umuhanzikazi ukomoka mu gihugu cya Uganda, Spice Diana yatunguye benshi ubwo yatangazaga ko umwaka ushize icyamamare Diamond Platnumz yanze ko bakorana indirimbo icyo twakwita nka collabo, nyuma y'uko amuhakaniye ko badashobora kuryamana. Uyu muhanzikazi bivuga ko we na Diamond Platnumz bari basigaye bafitanye umubano ugiye utandukanye, gusa bari bafitanye umubano ugiye utandukanye, ariko twaje kuvumbura ko uyu mubano wabo burya wari ushingiye mu kuryamana. Gusa bari bafite projet yo kuba bakorana indirimbo, gusa nyuma tuza kumva amakuru avuga ko icyamamare Diamond Platnumz kitazakorana indirimbo n'uyu muhanzi uzi nka Spice Diana wo mu gihugu cya Uganda hariya i Kampala. Diamond arashinjwa gusaba Spice Diana ko baryamana mbere yo gukorana indirimbo. Abahanzi bo muri East Africa cyangwa se abahanzi bo muri Afrika ibi bintu barabikunda cyane, mbere y'uko bakuzamura babashaka gufatirana bakakungukamo. Uyu Diana wo mu gihugu cya Uganda hariya i Kampala yabitangaje ubwo yari ari mu kiganiro kuri televiziyo ko indirimbo benshi bari bategeranyije amashusho igihe kinini yagombaga gufatanyamo na Diamond byarangiye itabayeho. Uyu muhanzi Spice Diana umugande nibwo yasobanuye neza abiva imuzingo. Dore ikindi cyatumye Diana asobanura icyatumye indirimbo itabasha kuba yajya ku mugaragaro. Uyu mukobwa yavuze ko ibyasabwaga byose kugira ngo iyo ndirimbo isohoke ku ruhande rwe yari yaramaze kubitunganya, ndetse n'amafaranga yasabwaga kugira ngo amashusho yayo ajye hanze yari yaramaze kuyakusanya. Uyu Diana Spice yavuze ko bari bafite gahunda yo gukora indirimbo zirenze imwe, ariko nanone hari hakenewe ubushobozi buhambaye cyane, ko Diamond atari umuhanzi uciriritse, bityo yagombaga gukora ibishoboka byose kugira ngo abashe kuba yamwemeza cyangwa se abashe kuba yazana. Uyu muhanzi muramuzi cyane, abaturuka mu gihugu cya Uganda ndetse no mu bihugu bigiye bitandukanye, hano mu Rwanda, mu Burundi, East Africa yose iramuzi. Ndetse uyu muhanzi ubwo aheruka gukora indirimbo nziza yabashe kuba yakundwa mu bice bya Afurika n'ibice by'isi. Uyu muhanzi akaba ari icyamamare mu buryo bwo gukora indirimbo, mu buryo bwo kuririmba, ndetse akunda kuvugisha abantu benshi kubera gukora video ziwe nziza. Ubwo yatuganirizaga yavuze ati dufite indirimbo zirenze imwe, ariko tuvugishije ukuri ni amafaranga abura, cyangwa se ni amafaranga menshi akenewe. Amafaranga akenewe kugira ngo ukorane amashusho nawe ni menshi cyane. Ubwo yavugaga Diamond, ndashaka kuvuga ko uyu ari umuhanzi wakoranye na Jason Derulo. Indirimbo iheruka Diamond Platnumz yakoranye na Jason Derulo izwi nka Koma Sava remix yiwe. Ati iyo ataramiye muri Uganda abona byibuze miliyoni 100 z'amadolari y'Amerika. Ubwo urumva n'amafaranga ateye ubwoba. Ayo ni amafaranga ntigeze mbona mu buzima bwanjye. Uyu ni Diana wabashe kuba yatuganiriza. Ibyo bivuze ko niba nshaka kumukorera amashusho bisaba nibura kugeza nkabona miliyoni 50 z'amadolari. Diana avuga ko mu gihe gukorana na Diamond bisaba ubushobozi bwinshi, ndetse kandi akaba yari yanagerageje gukora iyo bwabaga, ariko yamubwiye ko abishatse yamufasha ibintu bakabyoroshya naramuka yemeye gutanga ibyo yari kumusaba. Ati niba yarashakaga kunyorohereza byari bikubiyemo gutanga ikintu ntari niteguye gupfa gutanga. Uyu mukobwa yavuze ko iyo bigeze ku gusabwa kuryamana n'umuntu ngo akunde agire icyo abona, bitajya bipfa koroha, kuko kuri iyo ngingo ari umunyabugugu. Uyu ni Diana wabasha kuba watuganiriza. Diana Spice ari kumwe na Diamond. Ati ndi umunyabugugu iyo bigeze kuri iyo ngingo, kandi njye buri gihe nkunda gukora gahunda zanjye binyuze
buryo buciye mu mucyo. Amahitamo yoroshye yari ahari, kandi iyo nza kuba niba narahisemo amashusho y'indirimbo yari no gukorwa ku buntu rwose. Ni umugore mwiza, ariko nahisemo ko dukora akazi nk'inshuti, cyangwa se byakwanga buri wese agakomeza gahunda ze nk'ibisanzwe. Yongeyeho ati ndi umuhanzi w'umugore, kandi izi ni zimwe mu mbogamizi duhura nazo. Ngira ngo wabonye ibiri kuba kuri Diddy, kandi sinshaka gufata iyo nzira. Uru ruganda rw'imyidagaduro ruranduye. Diamond yari yarasezeranyije abakunzi be muri Uganda ko azashyira hanze indirimbo nshya hamwe na Space Diana ubwo yari muri icyo gihugu muri Nyakanga umwaka ushize mu gitaramo cy'urwenya bita Comedy Store. Ndetse mu gihe yamaze muri Uganda hagiye habaho akanya ko gutunganya neza indirimbo. Ubwo yari mu kiganiro n'itangazamakuru, Diamond yavuze ko hari imibanire ye ya hafi asanzwe afitanye n'uyu muhanzikazi, ndetse ko ntacyo byaba bitwaye rwose baramutse banabyaranye umwana. Ati mufata nka mushiki wanjye, ariko haramutse hagize ikindi kintu kibaye ntibizaba ari amakosa yanjye. Byongeye kandi ntabwo ari mubi kuba twabyarana umwana, ni mwiza cyane. Ibi Diamond Platnumz yabitangaje mbere y'uko yari afitanye umupangu cyangwa se gahunda y'indirimbo n'umuhanzikazi w'umugande Space Diana, ariko byaje kugaragara nyuma y'uko Diamond ibyo yashakaga atari babihabwe, kubera ko Space Diana we ntabwo ariteguye kuba yabitanga. Ndabasuje cyane, ndanabakunda. Nitwa Tizo Rwanda, nitwa Zebra y'ibara rimwe, nyita impirimbanyi kabuhariwe, nyita Black Eagle cyangwa se Kagoma y'umukara. Nibutsa ko mutarakora subscribe, komeza ukore subscribe, share na comment zanyu.